Semana, kumbono umunsi none winamira bara. Oya ndabona imvure yakameshije imeze nabi kabisa. Banza rero mpamvu abantu batinze no kuza mu nama. Mwana wa Imana iguha umugisha magorwa wanje ni wowe wamuvuye yo Imana iguha umugisha. Dufite ikibazo cy'amarozi muri umudugudu wacu. Murabizi ko ari umusaza bita Karori aherutse kwitaba Imana. Dufite ikibazo cy'amarozi muri umudugudu wacu. Murabizi ko ari umusaza bita Karori aherutse kwitaba Imana. Akurikiraho umukecuru uta Mukamurangwa nawe yahise ananguka. Bose barugana. Ubwo namwe mu abaturage mwe nicyo mugomba kumbera, mugomba kubejisho rya mugenzi wanyu mukamenya ese uriya muntu bimo birakorerwa hehe. Uwo murozi mugomba kumushakisha. Shoka kuba ari nawe. Wowe ushobora nawe uri kuvuga guri. Wabwirwa n'iki? None se umurozi azagira isura? Nose urabona ufite inzobe itamuye ukagira ngo ni waroga. Ushobora kuroga abantu bose bagapfa. Ahubwo rero tugomba kumenya ngo umuntu uri gukora ibyo bintu ninde, kuko hahise hakurikiraho umugabo bita Magorwa. Bari bateguye Magorwa dore yakiza akaboko. bari bateguye Imana yaramutabaye. Imana dusenge. Kubw'Imana dore ntabwo ari umurozi bakure n'umurozi hano hafi. Ubwo rero iyo niyo ngingo ya mbere tugomba kwigaho. Ingingo ya kabiri, umusore Nedi agira cyo murabizi ko ubushize ashatse kunyibirikana ngo dutikishe mushiki we Miri waje hanze kuko yaramaze kumenya ko mushiki wari wakoze icyo kibazo. Ndebe ayo mafaranga mbona ajya amafaranga nazayarya. Nedi Utumucikisha. umuryango wa Magadarina ni wo kwinagaditsa Mwana y'u Rwanda. aco muzantwarira umwana dore ko biba kono baba bameze aco Ubu ntabwo yicaranye hano. Ducunguze uburyo umwete kugira ngo bagire abaturage mu cyasha umuryango wa Magadarena ariwe nyina wa Magorwa. aco bazamura Ndugu byose mu maboko yawe. Ubwo rero nka mu baturage Ari mpamvu twagutoye mu duko. nzarya kagabuye. Uretse ari umuturage uri gusaba ijambo. Murakoze amwe baturage b'umudugudu wa Kibaya. Amazina yanjye nitwa Kavaga. Nkaba ndi umukozi wo kwa Magorwa. Ariko ngiye rwose ndababaye cyane. Maze amezi 3 ari gushyika muri 5 muri 4 nahembwa. Nta mwenda ngira ntaki. Iyo ngize gutya ngiye nko ku muhanda hari igihe nambara isogisi rya bosi. Mumumbarize nagize Imana araza. Impamvu batamenya. ariko harya ubu ni Magadarina mushaka kugira ngo munsige icyasha gusa niko kava. Ubu nabaye muri ruriya rugo igihe kingana iki kutigeze umbwira icyo kiba uratinyuka ukaza kuvugira muri uru aka nakagambane mu ngendera ku mwana gusa umva nkubwire mfite imyaka uhembwa ngahe ku buryo wamarayemo ubu none se mami icara muyobozi mbabarira urabizi je byari bimbabaje numvaga ko nta handi nabitanga nubwo bari nese ko nkora kuri boss akanga kumemba nakora ku mugore w'inyamuntu niyo nza kumenya iki kibazo ubu ntabwo kiba kinja ku munsi weje amafaranga nangahe amezi 3 hembwa ngahe ubu ngubu bamaze kubaho kugera mu 300. nushaka umuga miliyoni ntunzi nkizi ninjiye hari ahantu membwa 20 barambwira ngo baranyongeza ariko ubu bamwe basinze ngo neze ko bambwiye ngo baranyongeza bose nagize Imana nawe yaje mu nama nimumbariza amafaranga memba nushaka uhembwe miliyoni ako se ko kari muri biriya byumvo ngaho nayaguhebwe Amagara benshi. ufite ihe diploma ukora mu ihe hoteli ura muri hoteli yo kwa boss barimo baranyitiriza Basabye kwicara.
mwicare Reka mba mbabaye. ndumva icyo kibazo cy'amafaranga kigiye guhuta abantu barimo barashyira muri Ngomba guhembwa. ikibazo cy'amafaranga ibibazo bibiri tugomba kwigaho n'ibyo nababwiye tujye twumvikane nagira ngo tuvugane kuri iki kibazo cy'amarozi muri uyu mudugudu wa Kibaya ko murana ko amasaha yarimo aradusiga icyo kintu nabasaba umudugudu wa Kibaya amarozi nacike kandi buri umwe abijisho rya mugenzi we agiye kutumara abantu rwose agiye kutumara abantu umudugudu wacu twagomba gucika amarozi ikindi rwose aratuzengereje nibagiwe uyu mugabo Nedi washatse ko amafaranga ngo ncikishe mushiki we ngiye muvanira ajya mubwire ko ngiye mudugudu wa Kibaya ngiye banyita Rubayiza Selemani sinzarya ruswa ndakwigaramye imbere y'abaturage ahangaha sinzarya ruswa reka twumvikire agiye kutubwira Sanga agiye kuvuga aho babutse. wegomba no kwica n'ikintu umuyobozi mwiza n'utarya ngwino hagara imbere y'abaturage hano hagara imbere y'abaturage ahangaha hagara imbere y'abaturage bose njye imbere yabo babwire Tumutega amatwi twumva ibyo. mutega amatwi Murakoze cyane kuba mubasha kumpeza ijambo muri iyi nama yabereye hano hantu. Nima mbasha guhagarara hano ni urwego rwo gusaba imbabazi mu mabare rwose kubera ko ikintu nakoze ntago ari cyiza kandi gihanirwa n'amategeko. Muranyihangana ku Kinyarwanda mvuga ko nta Kinyarwanda cyinshi nzi kuvuga ubwo ukundi buvuge muranyihanganira. Rero mushiki wanjye Miri iby'ukuri ntago yigize akunda Magorwa. Ni ukuri kubera ko nimba nakoze icyo kintu Miri yari afite undi mukobwa undi muhungu bari bakundanaga igihe yabaga i Bugande mpitamo gukora icyo kintu kubera ko byavugaga ko ari we nyine wagaragaye muri icyo gikorwa cyo kwica Magorwa. Bisaba ko tumucikisha kugira ajye gushyingiranwa n'uwo mugabo wundi bakundanaga akiri i Bugande. Niyo mpamvu mpagaze hano nsaba imbabazi ku baturage bose na mudugudu mbabare ntabwo bizongera mu mbabare rwose abaturage namwe murabyumva ntago ubaye intwari pe mbabarire gusaba imbabazi ni ubutwari kuba tinyitse agatera intambwe ariko kubera iki mu rukundo rutajya rumira ko arazaritse gukundana bibaho mani bibaho kwihangana bibaho pe ese no wenyine mana bakoze n'ubutwari bukomeye. Imana cyakoze Imana kakabisa ihangane rero murabona amasaha acikira uzakomereza umudugudu ariko aracyari kuvuga ihangane gato kuba umuvandimwe yemereye kubasaba imbabazi y'ibyaha yari yakoze tujye twumvikane murabona ko amasaha acikiwe kandi mukeneye mwese kuba umuntu yajya kureba icyo yashyira mu nda twese tuvaho kuba twakoze kandi nuko twariye icyo mbasabye mu mudugudu wa Kibaya umuturage abijisho rya mugenzi we amarozi sinzi biki abajura sinzi abambura abakozi byose mugomba kubikemura gusa abaturage batabashe kugera ahangaha mubabwire ibyigiwe mu nama ahangaha kuko tuzongera kubonana ku nama ku wa kabiri mu nteko tuzagutora wowe ubundi saa 8 tuzahurira hano ariko sisha nk'ubu bushati wambaye n'ubu bukabutura utajya ukuramo utajya umesa ubundi amafaranga njye ugomba kuyama ese mudugudu ugira ngo kuba mbona namba ibi ngibi bigiye nuko mbishaka nanjye nakabaye nambara ipantaro nziza nk'abandi basore bose ariko ikintu bita ubukene ugucisha bugufi iyi myenda nyimesa nijoro mu gitondo ngahita nyambara buriya unabaje nijoro ntabwo nagutabara none se ko umugore yaramaze kumpamagara ambwiye ko mu kanya inama nirangira ko ugomba kumpa amafaranga yanjye amafaranga yanjye ndebe ko nanjye najya gukemura akabazo mu rugo uziko nasize mu rugo bacyuhije amazi kuko nabataguje ko bajya kugura akaboga
tukarya n'agatsima urabona ko muri imbeho abantu bakeneye no kurya akantu kabashyushya no mu nda. uzi ko kaduruvayo ko gushyushya amazi arigera agateje gateje guteze gende ndabwiye madamu wawe ko nje kukwishyura ariko impamvu ndakwishyura Mudugudu nahuye n'ikibazo gikomeye ku buryo nawe ari wowe kuki defanda byakunanira ese wowe ni kihe kibazo rero namubwiye ngo nje kukureba ngo ngwishyure bitanza mu nama kugira ngo tubonane Mudugudu ndebera ino message nawe oya ntabwo ndeba na hari umuntu wari ufite amafaranga yanyoherereje igicupuri kandi wasanga uramuzi ko mukubwire Sura sana ngo ni Keria yahindi. Keria ni umudugudu wanjye. Umugore w'amagorwa ndamuzi cyane. Bana namukoreye diro nicyo kintu cyabiteye. Diro ziyese. Wa mugabe wabyihoreye. No kuvuga ngo buramagorwa n'inge nari mwishe. Mwozanye uburozi se? Nige nabuzanye twavuga ikibazo cy'uburozi mu nama naricaye n'umurozi. Buriya wavuze ikibazo cy'uburozi ahantu nicaye. Ushaka gutumbagira. Umutima aragiye kumanumva urishitse. Ariko kubera imbaraga z'Imana nyine nanjye akane imbaraga z'amashitani ngo zo ni imbaraga z'Imana nikomeje zo ni imbaraga z'amashitani ubwo kugira ngo nabyemere ibintu byo kuroga narabiretse waretse kuroga se ngo iki shanga buriya se nimba mwafashe imyanzuro muri no mudugudu urumva ngenda nakomeza ngakora akazi ejo nizo ko mwanandweka ubwo amafaranga ndayabuze rero mudugudu wareka ngubwire ugomba bwira amazi se bashyushye mu buriri bayakubatugoze mu buringiti oya ndashaka kukubaza ayo mazi narimbo ngo bashyireho y'ubugari mbabwire madamu abashyizemo uburingiti kugira ngo abana basinzire akamuduko nubone bwira icyo kintu nawe nubone ko muyabaza atajya abona amafaranga wihangane gende n'ubundi uhahe ibindi nzabikurikirana nyuma amafaranga mpereza igihe gito ushaka mba nayo kuwa kabiri hari inama hari indi nama hano ku kagari hano yego hari indi nama izabera ahangaha uzanzaniye amafaranga cyumweru kimwe subize ku buri wa kabiri abinteko y'abaturage ahangaha nino njya kuza gukoresha inama ahangaha yego nzagutamaza ngo ushyire mu baturage mudugudu reka ngubwize ukuri wivuga ibintu byinshi yuko utakeza burarenze kugiye kuneza oya wivuga byinshi reka nigendere ubwo ngo amafaranga ndayabuze cyakora kabisa amafaranga ndayabuze reka nigendere sawa sawa imari kuride bunamira nizeraga koko niwe wankora ibintu nka biriya bite bantu nankubire nuko wibebeze nibebeze ariko ako nakubonye mu nama nta nubwo ushobora no kubanza ngo nansuhuze rega kaje karicara imbere shambo nawe nanahindutse hagara wankureba se neza mu maso dore n'ubundi sinjye wakubwiye ngo ube mwiza nawe ushaka kuntera isoni ni ukuri kandi ntazo ngira uri kujya kure yanjye yewe nyigira aho nkureba ese gushaka nigere hano noneho ngambwira umva ese ubundi ninde ukubwiye ko ndi hano ni Olivier nuze harya ubwo ni mukuru wawe ninde ngo nisinge mukuru se nuko cyari ikikancura se buriya mwamugaburiye iki cyasimbizi kabisa ariko nyine shabayida we nyine nishimiye ko pasi wacururutse uzi ubushize cyagenzi wanyu shamana yanjye nari nkiva hanze ariko nari mpfa buriya hari igihe njya mbwira abantu ngo ndamutse nkwikoreje umutwaro nikoreye wansaba ingata kuko nta n'intambwe imwe ebyiri watera utarahiriwe reba ibintu byose bigenda bimpuriraho ariko nkihangana uracyasenga icyo kibazo uzajya ukibaza kangahe buri munsi uko duhuye njye nawe uracyasenga ndasenga urasenga ahubwo mva mubwira ubu uje hari ibintu byinshi cyane birimo birabyiganira mu mutima wanjye ntabona ngo ni ibihe uri bushize uza mu rugo iki waba uzi ko yatarema mu njyana mu nda ngo iki mama magorwa uriya nzi w'inzobe wowe undi wanyeretse mbere uriya nasanze wanyu nanjye niyo nkuru yangoye kugira ngo mbyakire mu mutima wanjye n'isasi ndabasha kubyakira Olivier Dame mama ngwino nkubwire mwana wa ese uri wenyine noneho ese ko ndeba umeze nk'ugiye mwana wa nari gato abafite wanjye nangiye kureba ku muhanda nta kicara gato tubanze tuganire ubone kugenda ntabwo ugira ngo bakura kuko rega nkubwire mwana wa
ubu ngurumva numva nshaka ngo twicarane nk'abana banjye tuganire. Ibintu mba nkumbuye cyane ahubwo. Ya migani wanshiraga kera. Ibisakuzo byankujije. Nabikumbuye byatari. Nyine buriya hari ibintu bajya bavuga ntabwo kubwira umuntu ari uguhora umeze nk'uvuga amasengesho. Oya umubwira umugani agasesengura kumva. Ukamubwira igitekerezo agasesengura kumva. Undi wangiraga inama kera ibintu byaduteranyije. Oya nta byaduteranyije ahubwo. Ariko ndabizi ko mama wanjye ntabwo wabura kundwanira ishyaka kubyiza ndi. Yego mwana wanjye. Urumva? None se ya mirimo yawe yo gukora imyenda ariko niyi myenda wambaye nayo ni myiza mwana wanjye. Ubona nsa gute kureba ukuntu nsa imyenda ninde muntu ugiyibona? Oya rwose ni imyenda y'abastar. Naragushimiye mwana wanjye mbese navuga ngo naribyaye burya naribyaye ariko nyine ubusanzwe ndagushimira cyane ubutwari wanyeretse warakuze ibitekerezo wihangiye akazi ariko reka ngusaba akantu kamwe mwana wa mbese garuka urajya he garuka ibyo niho natangiriye nkubwira ngo magureka nkubwize ukuri sibyo ngiye ibintu no kuva nava hanze ibintu byambanye nga mu nama yo mu kagari ngabarozi ibyo gupfa kwawe ngoma sibya no kumva ibintu ntabyo nshaka hanyuma se ako gahinda ngenda na mutima wanjye byibuze ubasha nkanacishamo nkanaseka rimwe na rimwe mukambona nkomeye sha wahuye n'ibintu byinshi n'ukuri byo komera sibyo nakubwira ngo ibintu by'inkundo cyabara cyo byibuze sinzi ngaho urebe namiri nizeraga buriya natunguye musaza we ibintu yavugiye mu nama ngiye natangaye so byumvije se ngo nigeze nkunda n'umunsi n'umwe njya ahubwo numira buse undi kari agakobwa wajyaga nakubwiye ati wowe tuza imana umuntu wawe arahari ariko ukajya kuvuga ngo urirukankira sinzi ikintu wirukankiraga sawa urushako rw'amagorwa rwarambabaje ndabizi neza ko warakomeretse mu mutima wawe ibintu byatumye usohoka mu nzu ukagenda reka ngusabe kantu kamwe mwana wanjye Olivier mwana wa uzambabarire nujya gushaka sibyo uzatubwire tugufashe ubundi kera kose ubu magorwa ikintu yazize yashatse bya bindi by'abubu harya bimwe mu tora cyo nzakumvira urumva ko nanjye ibyo niboneye muri iyi minsi ko bitanye sinzi ngo yabonye amabuno Egari yararutse hazigajya mu bubari y'abamusinzi ubundi se umuntu nkura wamukura mu rusengero nyabusa ntugaseke baca umugani ngo ntawe usekana umukora ahetse umukobwa wa mugani da ntago urashaka ntiwamenya ariko ikintu nzi uzambabarire niwumva wagize umukobwa ushaka ushima turambagiza umuryango burya kera kose barambagizaga umuryango mwana wa uretse ko mama ngende bize nibereye mu kazi kanjye nge nshaka ko umuntu n'umugabo nyine ibyo wa muntu nyine ufite ijambo magorwa rega nta bushobozi afite ntabwo afite ntabwo uzi ko yakoraga mu bazungu uribuka irya nzu yo mu rugo ko ari we wayitwubakiye nyine hari wibuka amashuri yakwishyuriye mwana uribuka ko ibyo yabikoze uribuka ko byigeze kukunanira kwiga uri muri ka gacu kaya myaka yanyu icyo gihe yari afite ubushobozi ubu ngubu nta bushobozi rwose nanjye noneho ni mwishinge nshaka umugore mugire mu by'inkundo kandi ntarabubaka ubuzima bwawe uzi itandukaniro ryawe na magorwa magorwa yarindiriye akazi ahabwa n'abandi ubu wowe akazi kawe ni wowe ukihangira sibyo bivuze iki rero wowe kugira ngo akazi kawe gapfe nuko wakora ibintu bibi babakiriya badakunze ariko nukomeza muri uriya murongo niba mvuze ngo nkorera umwenda wanjye wihari nk'ubu ngubu ni imyenda nzagutungura imyenda ukora akaba pana bya bindi byakora rijya kuvuga ubutumwa ariko nakubwiye ikintu cyose washizemo imana kizakunda sibyo ahubwo ndumva hari umuntu uri kumpamagara ahubwo mbere yuko naguhamagara nimero hanze se ko mbona uri kumpamagara wari uri kumbwira ngo mbere yuko nawe simbizi nanjye no kukubwira ko igihe cyo ku ishuri kiregereje ubu ngubu nyine baba bari kumpamagara mba naje muri vakansi kurira na brother wanjye mwana ishimwe nabonye nayihume ese undi uramuheruka sinamubonye mu nama se
ariko nawe sinigeze mbona umwanya wo kuganira nawe. Hari ahameze neza. Ntacyo reka mbanze numva ibyo uyu muntu ambwira. Iyi nimero yo hanze ko nimero zanze zitajya zimuhamagara. Ibi nimero si yo mu Bwongereza? Aho ubanza mbese bitwa nturebe. Oya niyo mu Bugande ngiye. Yo mu Bugande? Reba nimero itangira, zino nimero zitangira. Bigaragara ko ari yo mu Bugande. Mwana wa rero ngumye nkahamana nawe urabizi ko iyo turi kumwe nyine biba ari ibyishimo gusa. Twarondogora byo na ngaho nyaruka ujya aho wari ujya ariko ujya utaha kare. Mama ndabizi rwose ndakubaha nawe urabizi. Ngaho genda mwana. Baze reka ngereyo kandi n'umushuti wanjye ni n'uwo tubana no muri ibyo ngibyo ndi gukora. None nzamukuzane murebe. Ujyane n'Imana mwana wanjye. Murakoze mama. Sindi mu Bugande? Ako ino nimero ndabona ari yo mu Bugande n'ukuri. Kandi kankore kuyitabe nge ndagiye si byose sawa mama. Allo? Magorwa. Alexi?